Yo, okay, agafilimi kacino kukatangiye afande wacu aragiye guhimana uyu nguyu hari uwaje maze abamburiye igifuti ako kanya kubita hasi keke bari bahaye umukobwa mu gifuti wo gacwa we ngabo rero kumbe cyariri cyacu cyarabyitegerezaga ngabo iki ngiki kirongera gifata kino gitangira kuribata gifuti bari bihereye umukobwa akagifuti ka keke ngabo rero sasa bari mu biki niko cyariri cyacu kiri kuvuga ngabo rero uriya yagiye kuri keke arayibyinagira wo gacwa we urave kubiga imyaka ririwe byamucanze byanamuyobeye araka rudomoro we yasaze wana keke bari bagiye guha mushiki we yarayimwambuye ayikubita hasi we ndavuze ngo rimwe kabiri ngubone winjiye hehe mu gipangu ndanze mukesha wacu arabyanze rwose mukesha ni mushiki wa rudomoro uyu munsi gwa none gusa rudomoro wacu aramufuhira wana yamwinjije ku ngufu afande wacu we arimo gutereta yasigaye hano atabyumva neza wana uyu baramwinjije riri wacu asigara hano riri wacu nuka kanura wana arahaguruka porampora ukora ikintu nareba akantu kukandi nyamuneka aya basi ako kanya nta gutinda rero riri wacu aravuga ati si biriya ni ibiki ndi kubona hari hakurya niko kumbe mukesha wacu baramwinjije igenda wa mukaritasi we wowe baraza kuguteretera imbere y'iwacu sha nasoni koko cyakoze rero cya rudomoro cyahise kinafungaho aho ngaho ngabo afande wacu wasigara hano atabyumva neza afande sitevo wacu wana injira mu nzu wa muginga wo uzongera gusohoka nakubwiye ngabo rero ya rudomoro cyacu cyafuye mushiki wacyo rero riri wacu we nuko ari kubyitegereza mbega disa vanda gahinda huye nako cyarabibonye cyariri cyacu niko cyavuze ako kanya gitagisatira fasta afande wacu agiye kwinjira hano we afande buretse gato tuza afande ajya kwinjira kikamubwira ati rwose tuza wana tuza ndakwereka kuntu bigenza aricyo cyamwongoreye ati wowe rwose ibintu bigenze gake hanyuma ibyabaye byose nabibonye tugende hano inyuma nkubwire kuntu uri buze kubikora umufate ngabo rero sasa afande wacu we nawe yahise yakino ruginga fasita wana bahita bagenda ukora ikintu nareba akantu ku kandi nyamuneka anakubwira ngo ukore subscribe afande ndamugufatira ntugire ikibazo uramucakira vizuri mufashe umugingo niko afande wacu yagendaga mu nzira avuga ukora ikintu narebe ngo birahirira hi aya basi afande wacu yarakaye ngabo aramacinga byo uve kuba macinga afande sitevo wacu agafilimi kacu akagarutsemo ndetse n'ikibita cyariri cyacu filimi yo bayise The Cake wana keke iriya nyine musanzwe muzi izi ngizi bakata mu maniveriseri ngabo bageze hano afandira mubwira ati none se mbabarira umbwire uragira ngo tubigenze gute uko tubigenza kose banzuma amafaranga nkubwire kuntu uri buze kubikora wana amafaranga se ayo mafaranga niyo nshaka kugira ngo ubwire kuntu uri bumufate neza cyane okay nimba ari kumufata rero reka nze nkwereke afande wacu yahise akora mu mufuka kandi yihuse cyane yafanyije haraka ako kanya kuramo kashi isente yitonze arazibara wana ahita mukubita bitatu yamukubise ibihumbi bitatu rwose byiza by'inzobe iki kiramubwira ati rero wowe genda wigire mu rugo ubundi ngewe ndagiye nkore ku buryo gahunda zigenda ngabo rero cyaramwongoreye kimubwira n'ibindi byinshi tutamenye gusa muri buze kumenya wana we bigenze uko nkuko nkubwiye okay ntari yaje reka mbigenze uko ako kanya afande wacu rero yahise yerekera aragenda iki cyariri nacyo rero nta gutinda cyita kiza mu rugo buryo cyitonze riri wacu abika inote bamuhaye aramacinga okay umuginga reka ngende mushakira uburyo bwose uri kumva bamucekira kuko yakoze amakosa urave kubiye imyaka rero sasa ngabo riri wacu we yaragendaga kumva uko riri wacu agenda rero barakwereka cya rudomoro hano nuko kiri kwimeza neza kigiye gucamo mu karitsiye
aya basi gitangira kumacinga polampla wana slow match ngabo karitsiye zo nizo rwose kiri muri karitsiye z'iwabo ku ifishi y'umuryango. Aya basi ukurikiye unarebe ngabo rero sasa kiragenda ngo uzave ku b'imyaka cya Rudomoro cyacu kumbera kuri kariri wacu nawe araho hafi. Ako kanya nta gutinda rero bano bahuriye aha. Wana salama bro, bimeze bite se mai derukana kera kora ndagaswi wana uziko derukana cyagihe mani turi kunywa rimwe kiramubwira ati mbona ngiye kukwereka hano hari inzoga nziza imeze neza wana mutemo rimwe unemo rimwe wana twagiye ahubwo wana byahise bigira gute byahise bikarenga muri ubwo buryo byakoze icyo bita gushogoshera. Byarashogosheye rero uko bishogoshera ni nako wana riri wacu kumba afite gahunda mu byibuke neza ari ku mipango. Ibi bigenda biganira rero sasa ngabo biri kugenda biganira sitafu zabyo bijya bikorana amanyanga. Ngabo rero sasa kumbi barakwereka Mukesha wacu rero nawe rwose yaravuye muri karitsiye yavuye gucamo. Mukesha wacu yambaye agakanzu k'umutuku keza cyane gafite n'agapasura keza kagira abahungu bifuza. Wana bageze hano bino bitavuga ati dore uriya mukobwa ko ari mwiza sha. Wana ni mwiza byo Mukesha wacu rwose nyashizo nizo ubwiza bwo ni buriya. Ngabo rero sasa uriya mukobwa ntagucika umva ko Inyanza bogeza. Wana urabona tuzuye se urabona tuzuye ko wigenje kiri kumwoshya shaho cyariri cyacu. Wana wowe genda umuterete ibyo wowe bindekire shandaje nkwereke arakacya Rudomoro cyacu kimeza neza fasita. Mukesha waratambukane batambuka ni mwiza byo ngabo iki cya Rudomoro cyacu gitangira gukurikira rero sasa kirukanka inyuma ya Mukesha muri ubwo buryo. Arakabasi nuko gishora umwatako wana cyaraje gikomanga Mukesha wacu wa muhungu uranshaka hiki umva rwose sita nakubeshye wambaye neza kabisa wambaye akanimero wana Mukesha wacu yaranaguye hano wana nari kucyumva yagiciye amazi. Mukesha wacu wanditse wa muhungu urambazi iki wambaye rwose ukanyumvaho rimwe basi we muterete ntagucike cyariri cyacu kiri gushyira mu munyu kandi mwibuke neza cyariri gifite gahunda. Wana uyu nguyu yagiye inyuma ya Mukesha agenda mwiyama gusa Rudomoro wacu ntava kwizima ni umuteresi kabuhariwe. Ngabo rero sasa Mukesha wacu yaragihakaniye gicika intege. Wana riramubwira ati ntucike intege sha mukurikire. Ngabo iki kigenda cyaka nimero wo gacwa we wamaye akanimero sister wambabariye kweri. Mukesha wacu yinjira muri gate y'iwabo. Ngabo rero sasa kiramukurikira wa muhungu we wandetse. Ngabo kumbi bageze hano riri wacu arakinga mu gukinga we mukurikire ntari bimani maze gihindukiye cya Rudomoro isa gikubitana na fanda wacu yanarakaye bagenzi. Rero sasa kigiye gusubira inyuma riri wacu aragitangira. Ngabo rero sasa ako kanya ni kabakore kuko byagenze kumbi riri wacu ni umutwe yakinnye nande nagatego yakinnye nande yakinnye na Mukesha wacu amushashura kashi. Wana aramubwira ati rero wowe uza kumurobesha ajyeho agukurikire naye ndaza kubigiramo uruhare. Ati siko bimeze se wana gahunda bayikora uko nguko gahunda barayinoza neza cyane bitonze nk'abandi barana bose. Ngabo rero sasa nuko byagenze. Wana iki ngiki afande wacu araje ahita kidaka vibaya sana. Wana nta gutinda rero afande wacu atangira gukubita imiripuru umuginga. We nta soni sha ngwino nkujyane muri ndabyemeye. Afande Steve wacu yatambikanye umuginga ari nakaga filimi kacu kagera ku musozo wako. Mbabwira ati nyaboneka mwirinde ibikorwa by'urugomo kuko nta keza kabyo biri kujyana ahantu hatari heza. Mwebwe rero twabanyereka mbabwire ni Imana ibande biri cyoroshye. Ndabakunda cyane ciao.